Abashakashatsi barashyize bashyira ukuri hanze ku cyateye impanuka y'ubwato bwa Titanic. Muri video yabanje twari twagarutse ku mateka yose ya Titanic kuva yubatswe kugeza ikoze urugendo rwayo rwa mbere rwanavuyemo impanuka ikomeye cyane. Muri iyi video noneho tugiye kugaruka ku cy'abashakashatsi bavumbuye nyuma bakemeza ko cyaba ari cyo cyateye impanuka ya Titanic aho kuba ikibuye cy'urubura nk'uko twari twabigarutseho muri video yari yabanje. Mushishikariza kandi kubanza kureba iyi video yari yabanje kugira ngo ubashe kumva neza ibyo ngiye kugarukaho muri iyi video. Nguhaye ikaze wowe uri kumwe nanjye mu kiganiro sobanukirwa kuri Ahopa Visual Radio. Njye mugiye kubana ndikayira intwari Bertrand. Nkwibutsa kandi ko iyi video ushobora kuyisanga kuri YouTube channel yanjye ariyo Kayira Bertrand. Ukibuka kandi gukora like na subscribe kugira ngo n'izindi video nziza nk'iyi zijye zikugeraho byoroshye. Ku ya 14 Mata 1912 ku isaha ya 5:40 z'ijoro ubwato bwa Titanic bwakoze impanuka ikomeye cyane yatumye ihita inarohama igera munsi y'indiba y'inyanja mu masaha 3 gusa. Ku isaha ya 8:20 z'igitondo zo ku ya 15 Mata ubu bwato bwari bunini kurusha ubundi ku isi yose icyo gihe ntabwo bwari bukigaragara hejuru y'amazi ya Atlantic. Ubwato bwa Titanic bwatwaye ubuzima bw'abarenga 1500 bungana na 1/3 kirenga cy'abari muri ubu bwato bose. Icyateye impanuka y'akaga yanahitanye umubare w'abangana gutya ni ikibuye kinini cy'urubura ubu bwato bwagonze nk'uko twari twabigarutseho mu nkuru yacu yari yabanje. Ubuvumbuzi bwinshi bw'abashakashatsi bwagiye buvugurura icyaba cyarateye impanuka ahubwo bukagaragaza ko hari indi mpamvu zishobora kuba zarateye impanuka. Muri iyi video tugiye kugaruka ku kuri kwa nyako kwaba kwarateye impanuka ikomeye ya Titanic. Uku ni ukuri kwaba kwarabitswe imyaka irenga 100 nta muntu n'umwe ukuzi. Titanic yari ifite umurambararo wa metero hafi 270, ikagira ubugari bwa metero 28 ndetse n'uburebure bwa metero 53 ndetse n'uburemere bwa toni 46,000. Ubundi ugendeye kuri iyi mibare biragoye cyane gusobanura ukuntu ubwato nk'ubu bwarohamye. Titanic umuntu yarayigendaga akaruha ndetse bivugwa ko abakoraga muri ubu bwato byibuza byabatwaye ibyumweru 2 kugira ngo babashe gufata mu mutwe neza inzira zari ziri muri ubu bwato. Titanic yari ifite icyo twakita nk'ibihombo binini 4 byasoraga imyotsi muri ubu bwato. Buri kimwe kigapima toni 60 bikareshya na metero 25 uvuye ku bwato. Uburebure bungana gutya bwari bukenewe cyane kugira ngo imyotsi y'umukara yavaga muri ubu bwato itagira ubibangamira ari mu bwato. Ikindi kintu gitangaje cyane kuri Titanic ni amafaranga bwatwaye bwubakwa. Umushinga wo kuyubaka watwaye agera kuri miliyoni 7.5 z'amadolari. Tubaza uko idolari ryagiye rita agaciro mu 2016 aya mafaranga angana na miliyoni 166 z'amadolari. Ibi bivuze ko ubu bwato bwari kuba buhendutse cyane ugereranyije na filimi ya Titanic yo mu 1997 yo yatwaye miliyoni zigera kuri 200 z'amadolari. Sosiyete yubatse ubu bwato bwa Titanic ya Harland & Wolff yakoresheje abakozi bagera ku 3,000. Nubwo bakoresheje abakozi bangana gutya bakora iminsi 6 mu cyumweru byabatwaye amezi 26 kugira ngo babashe kuzuza ubu bwato. Kari akazi kagoye cyane kandi karimo n'ibyago byinshi. Aba bakozi bubaka ubwato bujya kungana na etage ya nivo 20 nta migozi cyangwa ikindi kintu cyabarinda impanuka. Ariko kubera ko bari bakeneye amafaranga yo kugaburira imiryango yabo barabyemeye. Aba bubatsi bahembwaga amapawundi 2 gusa ku cyumweru. Aya mafaranga uyumvise wagira ngo ni amafaranga make cyane, ariko yari amafaranga yashakwa na buri umwe mu gihe cyabo. Kubw'ibyago abantu 8 nibo bapfuye ubwo ubu bwato bwubakwaga ndetse abagera kuri 246 barakomeretse. Ibi ni byo abashakashatsi benshi bashingiraho bavuga ko ugereranyije amafaranga ubu bwato bwatwaye, imbaraga z'abakozi babwubatse ndetse abandi bakanahasiga ubuzima batari kubaka ubwato bw'igikenyeri gutya ku buryo bugonga ikibuye kimwe cy'urubura ubwato bwose bugahita bwangirika ndetse bukanarohama. Hari abashakashatsi bagiye bavuga ko ubu bwato bushobora kuba butarahitanywe n'ikibuye cy'urubura ko ahubwo bushobora kuba bwarafashwe n'inkongi y'umuriro. Umunyamakuru Sonam Maroni amaze imyaka irenga 30 yiga kuri Titanic
ndetse ni nawe wavumbuye ikizenga cy'umukara kinini cya metero 9 kuri ubu bwato. Iki kizinga yakivumbuye ubwo yagenzuraga amwe mu mafoto yafashwe mbere y'uko Titanic ihaguruka. Uyu munyamakuru yari afite alubumu y'amafoto ya Titanic atarajya hanze, yagaragazaga ubu bwato buri kubakwa ndetse buri no kwitegura urugendo rwabwo rwa mbere ari narwo rwa nyuma. Uyu muriro avuga ko ushobora kuba yaramaze ibyumweru bigera kuri 3 waka kandi cyane mbere y'uko hagira umuntu ubimenya. Impuguke mu by'ibyuma zivuga ko uyu muriro ushobora kuba waraciye intege ibyuma by'ubu bwato ku kigero cya 75%, ndetse akaba ariyo mpamvu byoroheye cyane iki kibuye guca icyobo kinini muri ubu bwato. Ngiyo hataza kubaho umuriro byari kugorana cyane ko ubu bwato bwangizwa n'iki kibuye, ariko kubera ko iki kibuye cyakubise neza hari hafashwe n'inkongi y'umuriro byahise byoroha cyane. Abari bakuriye umushinga wo kubaka Titanic bari bazi iby'uyu muriro, ndetse banazi ko ingaruka zawo zari gutuma ubu bwato budatangira urugendo rwabwo. Gusa nanone iyo bahagarika uru rugendo bari guhura n'igihombo gikomeye cyane. Ubundi Titanic yakoreshaga ingufu ziturutse kuri nyiramugengeri, ariko mu bihe yari gukoramo uru rugendo abayicukuraga bose bari mu kiruhuko, ku buryo nta nyiramugengeri yari ihari ihagije ku buryo yakoreshwa muri Titanic. Amatike yose yari yamaze kugurwa ndetse ingendo z'ayandi mato zose zari zahagaritswe, hasigaye rwa Titanic gusa, cyane ko buri muntu wese yashaka kuba uwa mbere ugendeye muri ubu bwato bunini bwari bubayeho mu mateka y'ikiremwamuntu. Iyi niyo mpamvu ba nyiri Titanic baguraga nyiramugengeri yose bahuye nayo, ndetse hari niyo baguraga ivuye mu yandi mato. Muri make guhagarika uru rugendo byo ntibabitekerezaga. Kugira ngo bahishire ukuri bahindurije ubwato kugira ngo bahishire cya kizenga cyasizwe n'umuriro, ku buryo nta mugenzi n'umwe wari kukibona. Urugendo noneho rwaratangiye. Imbere ha Titanic hari haratatswe bagendeye kuri hoteli yari yo muri London mu Bwongereza. Titanic yari ifite amayesikariye manini cyane yageraga kuri nivo 7 mu 10 zari zigize ubu bwato. Zari zitatswe n'amataburo meza cyane, ibishushanyo ndetse n'indi mitako igiye itandukanye. Abari muri first class y'ubu bwato bari bafite piscine nini yari inafite amazi ashyushye, ubwogero, gym, ikibuga cyo gukiniraho ndetse na salo y'ubwiza. Abagore bo bari bafite umwihariko wo gutumiza abanyamideli bo kubambika mu gihe bagiye gufata ibyo kurya bya nijoro. Hari n'ikinyamakuru cyandikiraga imbere muri Titanic cyitwa Atlantic Daily Bulletin. Hari kandi n'umwanya w'imbwa z'abari muri first class. Izi mbwa zaragaburirwaga, bakazitembereza ndetse bakanazitoza kubaha ba sebuja. Abari muri first class bagaburirwaga ubwoko 13 bw'ibiryo, kandi buri biryo biherekejwe n'umuvinyo wabyo. Muri make bari babayeho nko muri paradizo, ariko ibi byishimo ntibyamaze amasaha agera kuri 5 gusa. Ubu bwato bwari bufite amacupa 1500 y'umuvinyo, amacupa 20,000 ya byeri ndetse n'amasigara 8,000, ariko nta binoculars bari bafite. Akantu ka binoculars ni ingenzi cyane muri iyi nkuru, kuko binoculars zonyine zifite ubushobozi bwo gutwara ubu bwato. Iki kiri mu bindi bintu byinshi byagejeje ku irimbuka ry'ubu bwato. Muri iki gihe nta tekinoloji ya sonar system yabagaho, ku buryo ubu bwato butari kumenya ikintu kiri imbere yabwo. Mu gihe cyabo abagashyi bose bakoreshaga binoculars. Binoculars cyangwa indebakure zari muri Titanic zari zifungiranye mu kumba kazo kihariye. Umuntu wenyine wari ufite urufunguzo yari David Blair, wari ofisiye wa kabiri muri ubu bwato, waje gusimburwa ku munota wa nyuma. Ubwo yasohokaga muri ubu bwato yari yihutaga cyane ku buryo yibagiwe gusigira urufunguzo uwari wamusimbuye. Abari muri ubu bwato bibutse ko bibagiwe urufunguzo nyuma y'iminsi 3 yose ubu bwato butangiye urugendo. Iyo abari mu bwato baza kuba bafite izi ndebakure, bari kuba barabonye cya kibuye Titanic yagonze, ku buryo bari kubona umwanya uhagije wo kwirinda impanuka. Nanone kandi iyi mpanuka yari kwirindwa iyo ubu bwato buza kuba butaragenderaga ku muvuduko wo hejuru. Ubu bwato bwa Titanic bwari bwatinze guhaguruka, bituma bari babutwaye bagendera ku muvuduko urengeje uwateganyijwe, kugira ngo badatakaza icyizere bari bafitiwe n'abantu. Ubundi burangare bukabije bwabayeho n'ubwerekeye amato mato, lifeboats, yagombaga gutabara abantu abavana kuri Titanic.
Kugira ngo abantu bose bari muri ubu bwato batabarwe hari hakenewe byibuze lifeboats 60. Ariko uwahanze ubu bwato Andrew Carey yapanze umwanya wajyaho lifeboats 48 zonyine. Ariko ikibabaje ni uko uyu mubare ahubwo nawo waje kugabanywa hasigara lifeboats 20 zonyine. Aya mato 20 yashoboraga gutabara 1/3 cyonyine cy'abantu bari muri Titanic. Ikindi kintu kibabaje cyane ni uko umubare muto gutya nawo wari wemewe n'amategeko. Hagendewe ku mategeko yari ariho icyo gihe, umubare wa lifeboats ntabwo waterwaga n'umubare w'abari mu bwato bunini, ahubwo wakurikizaga ibiro by'ubwato. Ubundi byari bitegetswe ko mbere yo gutangira urugendo nk'uru, abagenzi basa nk'abakora imyitozo bakajya muri lifeboats kugira ngo bimenyereze mu gihe wenda habayeho impanuka. Ariko iyi myitozo ntiyigeze iba. Uwari kapiteni wa Titanic Edward John Smith yahagaritse iyi myitozo mu buryo butunguranye mu gitondo cy'umunsi Titanic yari gutangiramo urugendo, ndetse nta muntu n'umwe wigeze amenya impamvu yabikoze. Abantu benshi kandi bashinja Captain Smith ko yatumye lifeboats zari gutabara abantu ziva muri Titanic zirimo ubusa. Lifeboats ubundi zari zifite imyanya 65. Iya mbere yahagurutse itwaye abagenzi 27 gusa. Ese ibi byatewe n'iki? Ubundi mu ntangiriro abantu basaga nk'abaciye amazi y'impanuka, ndetse ntibamenya ko bari mu byago bikomeye cyane, kuko basaga nk'aho bitabareba ndetse ikibazo bagiciye amazi, ubundi nyuma baza kwisama basandaye. Mu 2012 abashakashatsi bavumbuye ko Captain Smith yari yaratsinzwe kimwe mu bizamini byo gutwara ubwato kizwi nka navigation, ku buryo aba bashakashatsi bakeka ko mu byerekeye gutwara amato hari ubumenyi runaka Captain Smith atari afite. Uko Titanic yagendaga irohama ni nako yoherezaga ibimenyetso byinshi bitabaza, ariko ubwato bwari buri hafi aho bwa Californian bwirengagije ibimenyetso bitabaza. Ibi byaje gutuma uwari kapiteni wabwo yirukanwa ku kazi, gusa nyuma aza kugirwa umwere. Impamvu ubwato bwa Californian butabonye ibi bimenyetso kandi aribwo bwari buri hafi ya Titanic, bikeka ko byaba byaratewe na fenomene izwi cyane muri fizike ya light refraction. Iyo umwuka ukonje uri hasi y'umwuka ushyushye, bishobora gutuma habaho icyitwa thermal inversion. Iyi thermal inversion ituma urumuri rwitwara mu buryo budasanzwe, harimo n'uko ishobora gutera icyitwa mirage. Ndetse izi mirage zo zikaba zaragiwe zibonwa n'amato amwe n'amwe yari hafi aho. Umunyamateka Tim Morton yemeza ko light refraction ishobora kuba ariyo yabayeho igatuma abagenzuraga inyanja batabona ibibuye by'urubura byari muri aya mazi. Uburangare bw'abakozi ndetse na kapiteni, uruhurirane rw'impanuka zidasobanutse, umuriro cyangwa ikibuye cy'urubura, icyo ari cyo cyose cyatumye habaho impanuka ya Titanic nticyatwibagiza ko iyi mpanuka yahitanye ubuzima magana bw'abantu, ndetse n'uw'abashakashatsi bakaba bakibipererezaho. Ese wowe mu byo maze kurondora haruguru ubona ari iki cyaba cyarateye impanuka? Wakoze wowe wabanye nanjye muri iyi video kuri Ahopa Visual Radio, aho twavuze ku cyo abashakashatsi batekereza ndetse n'ibyo bagiye bavumbura ku byateye impanuka ya Titanic. Nkwibutsa kandi ko niba wacikanywe n'iyi video cyangwa ukaba wayitangiriyemo hagati, ushobora kuyisanga kuri YouTube channel yanjye ariyo Kayira Bertrand, ugakora like na subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro bijye bikugeraho byoroshye. Amahoro.